Jay Polly mu buzima busanzwe natangiye ndi umufana wa Jay Polly. Biranya ko Jay Polly yaririmbaga indirimbo nyinshi nziza zanditse neza ahanini nge zikankura ku mutima. Corona we, corona ni virus yaduteye hano ku isi, mbega umukaritasi waduteye virusi. Corona sha corona sha, corona mu bamotari, corona muri sireyi, corona mu bucuruzi, corona muri polisi, corona yigize danje ufata ubukungu ibushyira hasi, corona mu baririmbyi ifata abasazi bashyira down, corona muri sireyi ifata abahungu ibabika mu nzu, insengero zirafungwa, amashuri arakingwa. Corona we, corona sha, genda urancavuje ipe basobanura filime ashyiraho nimero, avuga ukeneye kwamamaza, ukeneye ko tugufasha ko hari ikintu cyawe gitambuka. Umutipe wa mbere nahamagaye ni Junior GITI, ndamuhamagara. Icyo gihe namuhamagaye ndi Kigali Kimironko, ansaba ko musanga mu mujyi ngahano bandika ku myenda imbere yaho. Umutipe araza, tujya mu modoka ye turaganira, tuvugana igiciro nyine cyo kugira ngo we akwamamarize. Birarangira amafaranga ndayamuha. Brother, nategereje icyumweru cya mbere ishwe, icyumweru cya kabiri rekada. Aravuga ati wenda hari Junior ashobora kuba atinda gusobanura filime ngo azisohore, kandebera ahandi. Mamagara Rocky wari bamuhangaye bandavurira ubusa, naga rwose singiye kumutakira ngo muhimbire. Kuvugaho bunge nashaka kubanza kuvugira ni umwana ngo w'umuhanzi bita Keni Marayika, ngo hari ibyo mwapanze kumufasha no kumushyigikira ngo bitagenze neza. Let me take time to greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza cyane. Uyu ni Umutako TV, duhora tubagezaho byinshi cyane bitandukanye uko bwije nuko bukeye. Reka rero ngushimire we wakoze subscribe, nawe utarakora subscribe wibuke gukora subscribe kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira. Ngenda cyari MC Seti, aka kazi bisaba gufatiraho. Kuri kamera z'Umutako TV urabona ko turi kumwe n'icyamamare, abenshi muramuzi, abenshi mwaramubonye, ako none ibikorwa ni byinshi, ntago ndibwirirwe muvuga nyine nk'umusirikare araza bibwira. Corona we, corona ni virus yaduteye hano ku isi, mbega umukaritasi waduteye virusi. Corona sha corona sha, corona mu bamotari, corona muri sireyi, corona mu bucuruzi, corona muri polisi, corona yigize danje ufata ubukungu ibushyira hasi, corona mu baririmbyi ifata abasazi bashyira down, corona muri sireyi ifata abahungu ibabika mu nzu, insengero zirafungwa, amashuri arakingwa. Corona we, corona sha, genda urancavuje Keni Marayika, welcome ku Umutako TV. Thank you brother. Rero nangiye show maseka ujye umenya ko ibintu biba bimeze neza cyane kabisa. Muri comment zanyu ngenda mbibona ati mujye mutuzanira n'abahanzi, mutuzanira abapasteri, tugiye kujya umva aka kazi bisaba gufatiraho nuko bimeze. Turi kumwe na Keni Marayika, umuhungu ukiri muto, umuhungu ushima Imana, ariko ngewe nago ndanyurwa twongere muri mwe. Mbega muzenzi corona wa muginga we, corona wa gasubiremo Keni, subiremo kare akambere se corona oya kuka corona we, corona ni virus yaduteye hano ku isi, mbega umukaritasi waduteye virusi. Corona sha ubu ngubu ni danje, ni hatari ya kufa muri metero yanjye n'agapfukamunwa kanjye, nkandagira nakaraba, umusaza ngakomeza mu muhanda ngatarasa, abakobwa nta kisi, abasaza nta pushi. Mbega corona we, corona sha, genda uracavuje corona
This is Kenny Malaika, tukaba turi kumwe na hano ku Mutako TV, ibintu bimeze neza cyane, ni show. Nanjye amaguru nayamanitse. Ndagira ngo abantu badukurikiye, Kenny Malaika, abantu bakoze mu bintu byinshi cyane, wakoze ibintu byinshi cyane kandi na n'ubu uracyakora uko biri kose, kandi dora tugusabira umugisha kugira ngo aho uri hari biri kugenda bihinduka, ariko Imana ikomeze rwose kongerera ingufu imbaraga kugira ngo ubashe kuba icyamamare hirya no hino ku isi mu duce twinshi n'ibihugu byinshi cyane. Bahakapera kuri ya ndirimbo bakoranye na Jay Paul. Turabahungu turabakobwa muri iyi njyana bafite mapu gukora cyane muri uyu mwaka. Nge ndabarenze nubwo bareba bigira hayi, ntunguranye cyane muri uyu mwaka, ndakora cyane we. Babaraperi mugira ishyamba mujye ku ruhande, muri iyi mapu mbarishe benshi ntwari ibikombe, nurira indege muvuga amagambo ngiye Dubai, ikarisa mu cyaro yuriye indege ngo waragiye we. Imbere amahanga ntwari ibikombe muri iyi mapu, ngaruke mu Rwanda nk'umunyarwanda uvuga ikinyarwanda niga we. Tuza sha we, wama igikundi cyanjye nkagicama y'amadage yiyahuza ayo mafege, nkasigamwa b'abapampe bamigufunge nkajya stu niga. Wama igikundi cyanjye nkagicama y'amadage yiyahuza ayo mafege, nkasigamwa b'abapampe bamigufunge nkajya stu niga we. Kenny Malaika rero ushobora kwibaza ngo ni muntu ki? Ni umuhanzi nyarwanda aririmba hip hop. Kenny Malaika yabanye na Jay Paul. Kenny Malaika afitanye indirimbo na Jay Paul. Ngira ngo hari n'inde joni nabonye urimo gukorana na Bulldog. Ntabwo irajya hanze yo? Yeah man. Ntabwo irajya hanze? Ntabwo irajya hanze na Bulldog, ariko turimo turi kuyitegura cyane muri iyi minsi. Ibintu birashyushye, ibintu biri swaga bya danje imbere cyane. Yeah man. Yama Kenny Malaika, ngaho banzu tubwire rero Jay Paul mwagiye gukora indirimbo mumaze igihe kingana iki muziranye? Jay Paul mu buzima busanzwe natangiye ndi umufana wa Jay Paul. Biranya ko Jay Paul yaririmbaga indirimbo nyinshi nziza zanditse neza, ahanini nge zikankura ku mutima. So muri tageti yanjye rero n'intego yanjye nanarihaye, nifuzaga uburyo nzabona umubano hagati yanjye na Jay Paul kugeza ubwo nanjye byibuze muri za manura atanga nanjye yansigiramo nkeya. Iyo ntego rero narayishatse, biba ngombwa ko mbiharanira kugira ngo bigerweho. So kubera amasengesho menshi no kumenyana n'abantu, Imana ikora igitangaza. Jay Paul turamenyana, tuba inshuti. Twabanje kuba inshuti azi ko tutaza kuri twese, nawumvaga ko azakorana indirimbo n'undi, ariko uko twagabona zigenda ziyongera, ambwira ati wamupetiwe kuki utaririmba. Nkamubwira ko ndirimba ariko mbitinya, ntari natinyuka. Akajya mfasha kongera inama yuko ngomba gutinyuka, kugira ngo rero mbone ko nzatinyuka byanyabyo, mbone ko nabishyigikiye. Nuko namusabye ko umunsi n'inkora indirimbo nzamusaba featuring akayinyemerera. Byaje gukunda rero, Imana igira gutya ikora igitangaza. Jay Paul aramfasha, indirimbo turayikora muri studio, tuvayo turaza. Mu gihe turi gupanga video kugira ngo isohokane na video, sha brother, Imana ikomeze imuhiruko ridashira, kandi n'umugabo wasize ibikorwa, n'umugabo benshi turimo gufatiraho icyitegererezo. Umusore wari ufite impano, n'umugabo wari ufite impano. Jay Paul n'ibikorwa byinshi cyane yakoze, amakampeni menshi, ibintu byinshi batandukanye. Ndibuka hari igitaramo begeze gukora tour yo kurwanya ibiyobyabwenge, we na Bulldog gusa, nta nkunga batse, ntacyo ari bo bagenda bakora tour, sibyo? Ahari turamusabira kuruhukira mu mahoro. Imana igomba kumwakira mu baye, ariko uriya mutipe man yagiye mu ijuru kuko Jay Paul ijuru yarariharaniye. Bura ari mu ijuru, cyo nzi cyo nuko usubije no mu matwi indirimbo za Jay Paul, indirimbo zagiye zinyura hirya no hino, nta ndirimbo nimwe itarimo ikintu kivuga Imana
cyangwa se inama n'iyi ngiyi mufitanye ngira ngo wumva ko hari ukuntu atangamo inama hari azarapa mbo umusaza rero kubera ko urabizi ko n'undi ni umwami kabaka we niko yavugaga ndi umwami kabaka buriya rero umwami buriya yagiye gutanga hari ukuntu aca amarenga Jay Polly yagiye gutanga we ubwe byari byaramujemo kuko n'impanuro yamaye yarambwiye ati ndi ku gicaniro cy'abakambwe ibyo nkubwira ntubisigaho mbese muri make yararimo kunsiga ku rugo avuga ati hip hop we muri we yashobora kuba yumvaga ko ari buzarekure bizagenda kuri yaravuga ku gicaniro cy'abakambwe brother hara nago upfa kuhicara ngo umuntu ahaguhera impanuro burya bisaba ko umuntu agiye kugusiga mu mateka nukuvuga ngo rero umwami nubwo yatanze ariko hari amaraso mashya yarasize niyo rero imbere yawe Kenny Malaika yarabizi neza ko nzasubukura kiriya kivi nubundi yasize tucyaro Umutako TV kujukiza antiko oyino ukora subscribe tusobora kwasaganya buri kimu engeri je tukiberamo mu buramu bwa rero oba mu buramu oburi jyawo maso kwigamba tuba tusako bintu bingi byanjawulo rero twasazemu tusinkane Malaika Kenny tusobora kunyumya naye tusobora kugera ku music mwena je muri imba tumide Kampala mugamba mutya abari eyo mukasyata mu garage makanika mbagara nnyo abavuga obugari abavuga boda buri wena na jori nkwagaliza omukisa okuva ewa Katonda nkyali MC Seti tukyali Mutako TV tosubwa tutukira buli wamu tofaye tucyari fena Kenny Malaika mwabanye harandi makuru mfite n'impamvu twagutumiye kujya tuganire Jay Polly mwarabanye wamaze n'igihe iwe muri irya minsi wabaguriwe wabonaga ari umuntu mu buzima bwa buri munsi yari umuntu witwaraga gute ngiye hari byinshi cyane muziho kuko nanjye twarakoranye igihe twakoranye muri Tour du Rwanda muri Koje Banke na ba Mico the Best na ba Austin na Bruce Melody icyo gihe tuzenguruka byinshi cyane nge muziho ariko irya minsi waruriwe muri gupanga kuri aya projet yanyu wabonaga ari umuntu ki mu buzima busanzwe Jay Polly urumva yari umuntu nubaha cyane umuntu navaga mu ntara iwacu aho mva ku ivuko nkazi Kigali rero nta papa na mama byose babaga ari umuvandimwe nkaza kamfasha mu buzima busanzwe kujya muri studio niwe wamaga nimero z'aba producer mbese yankoreye buri kintu cyose gishoboka kuko mbese urumva we yari yarambwiye ko agomba kumfasha muri muziki akamfasha tugakorana mbese intego nihaye nkayigeraho ariko inama kenshi yakundaga kongera arambwiraga ati kugira ngo iki kibuga ujemo ni ikibuga kirimo ishyari ruma ni ikibuga kirimo ikimenyane ati ni ikibuga kirimo intambara nyinshi ugiye kurwana nazo atariko kubera ko amahirwe ugira uri kumwe n'abapapa bakuru ngo yakundaga kuvuga ati bro ngewe ndo mukapo mukuru nabariya bapapa bacu bose bo muri Tafu Gang tubura Tafu Gang iyo uziranye nayo wugeze kumva ko na Pifu yavuze ko umusana utazwi wabo nta gahunda aragira mbese uje uzi ko utemera Tafu Gang kubera ko buriya ahanini Tupac urugero Amerika yose buriya nibo abaraperi hafi ya bose bamufatiraho urugero nakabaka rero buriya kubera ko yari afite ibintu byinshi abantu bamwigiraga afite impanuro nyinshi yatanze nanjye yakundaga kumbwira ati biragusaba guca bugufi gucira bugufi umuntu uwo ari we wese kandi noneho kujya kuririmba kwawe ati ntuzikunde cyane ahubwo ujye uvuga ibyo ubona byaba ibyakubabaje byaba ibyababaje mugenzi wawe ibyo byose bijye biguha inspiration yo kugira ngo uririmbe hip hop yana nziza Jay Polly yitwaraga neza yari umuntu mbese bro iyo muvuze cyane ngewe bwanjye ahita agaruka mu mutwe so
ewa n'ahantu ari Imana imwakire mubayo tube tubisubikiye aho ngaho katubereke kabisa iyo mbigarutseho man mba numva amaguru arimo gutitira nanjye urumva hari ahantu nsubiza kabisa hari ahantu nsubiza ko Jay Polly kuri nge ni papa wanjye ya papa wanjye kubw'impanuro yansigiye rero ntawe okay urakoze cyane Kenny Marayika urugendo rwa music nyarwanda watangiye kwibonamo ryari impano y'ubuhanzi ubu hashize imyaka 2 kuva 2019 kuva 2019 nibwo nateye intambwe ya mbere njya muri studio nkoramo indirimbo bita ikigare icyo kigare rero uko buryo namaze kuva gukora iyo ndirimbo mbonye ukuntu abantu bayakiriye mbona ukuntu abantu bari kumbwira ati ni irimo impanuro nyinshi komerezaho mbona ko abantu bagomba kubikunda nyine nanjye sinacika intege indirimbo ya mbere wayikoze ryari nayikoze 2019 indirimbo ya mbere ubu umaze kugira indirimbo zingahe kako narayikoze ariko nago nahise nyisohora hanze indirimbo ufite zikoze ni zingahe ubu maze indirimbo mfite zikoze ni indirimbo zigeze kuri 7 ako ngenda nsohora imwe ko guhita nsohora album urumva umuntu nago nahita mbishora kabisa hari umuntu wenda udukurikiza isaha ku Mutako TV ashobora kuvuga ati shaye uriya mutipe twarabyirukanye uriya mutipe namubonaga yarakubuze cyane nk'umuntu ubu tuvugana uzajya akenera ibihangano byawe njyaho binyura ndahazi ushobora kubabwira YouTube channel yawe noneho wifuza gukurikira ibihangano bya Kenny Marayika akaba yamenya ahari bubisange ariko mbere yuko wenda tubwira YouTube channel yawe aho bazajya basanga ibihangano byawe ndabanza gusaba abantu bose badukurikirana ku Mutako TV turabakunda cyane muzi neza ko muri inshuti zacu reka dushyigikire umuziki nyarwanda abakiri hasi tubafashe tubazamure tubashyigikire nk'abavandimwe rero Kenny Marayika rwose mumfashe ndabinginze nukwenda ndi inyuma ya kamera ariko ndabinginze Kenny Marayika mumumere subscribe mumushyiremo comment na share mumufasha bashe kuba ibihangano bye byagera abantu benshi bagiye batandukanye Kenny Marayika nk'umuntu yifuza ikiganiro cyawe yagisanga he wakwifuza YouTube channel yanjye amazina nagajya ahinduka ni Kenny Marayika Marayika bajye bibuka ko ni ukwandika Marayika ni ra ngufiya ukandika Marayika mu kinyarwanda Kenny ni ibisanzwe ndumva ni Kenny Marayika Kenny ni ka na na ebyiri na ya yes bagasiga makanya Marayika mu kinyarwanda yego ndabinginze n'ukuri mwabantu ndabinginze rwose nka nyuma y'icyumweru tuzasange sabu byibura nk'igihumbi yazibonye kugira tumushyigikire thank you kabisa mbaye mbashimiye ndabizi ko ari Abanyarwanda beza ntabwo babyanga bantu bacu Kenny Marayika mu musure ni Kenny nkuko amaze kubivuga Marayika mu mushyigikire indirimbo ufitanye na Bulldog iyo byifashe gute duhema kapera urumva ese kibitse mu biro by'ibanga kandi hanze hano uzi ko hari concurayi nyinshi hari concurayi nyinshi ushobora gukora concurayi bishaka kuvuga iki concurayi ni ukuvuga ngo ni abantu b'ibisambo babandi bahita bashaka guhita bahita bagutera kopi barahari benshi biba amaso nago nshatse kubavuga ariko barahari music yawe nize mbogamizi wagiye uhura nazo mbogamizi nahuye nazo za mbere urumva ngiye music nayitangiriye mu ntara urumva kujya mva i Kigali kuva Ngororero iwacu nkaza mu mujyi wa Kigali nkajya gushaka studio n'iki byose ni imvune n'urugendo rukomeye ariko ikintu cya mbere kibaho cyambabaje mu buzima bwanjye mbogamizi za mbere nahuye nazo n'abatipe bamemukiye kabisa n'ubu ngubu njya mbivuga inshuro nyinshi uretse gatoya
nzi neza ko Rocky mwakoranye. Rocky na Junior. Yes. Ubu muracyari gukorana? Oya, ahubwo abo batipe Junior na Rocky. Ubu se ndabita ikisi kamvuge ko ari ibisambo. Ko nimbibabwira ko ari ibisambo, nje mani baramemukiye. Ngewe nkimara gukora irandirimbo ya corona, nashatse ko ubwo butumwa busakara buri muntu wese bukamugeraho. So noneho rero nabinyujije ko urabona bara batipe basobanura filime, ashyiraho nimero, avuga ukeneye kwamamaza, ukeneye ko tugufasha ko hari ikintu cyawe gitambuka. Umutipe wa mbere nahamagaye ni Junior GITI, ndamuhamagara. Icyo gihe namuhamagaye ndi Kigali Kimironko, ansaba ko musanga mu mujyi ngahano bandika ku myenda imbere yaho. Umutipe araza, tujya mu modoka ye turaganira, tuvugana igiciro nyine cyo kugira ngo we akwamamarize. Birarangira amafaranga ndayamuha. Brother, nategereje icyumweru cya mbere ishwe, icyumweru cya kabiri rekada. Aravuga ati wenda hari Junior ashobora kuba atinda gusobanura filime ngo azisore, kandebera ahandi. Mamagara Rocky. Wari bamuhangaye? Bandavurira ubusa, naga rwose singiye kumutakira ngo muhimbire. Ni 2020. Nago najyeho ngo ngiye oya. Ni 2020 ubwo ngiye kuvuga ngo uko noherezaga ngo mugurira ikarita byo nabyo ngiye kuvuga. Ariko cash 20,000 zanjye kabisa, nuko nizo twari tumaze kumvikana. Nigeze kumuhamagara ubwa mbere, aranyita barambwira ngo filime ngo hari ukuntu ngo byagenze ngo zirashya. Nongera kumuhamagara ubwa kabiri, amereza akana k'agakobwa, niko twavuganaga. Abati se uko nangiranye proje n'umuntu w'umugabo nkaba ari kumakana bimeze biti. Ubwo nyine numva ni ikibazo. Junior yampemukira gutyo. Mamagaye Rocky namuhamagaye ndi Kicukiro, ndamubwira ati bro mukorera aganaye ngo nkugereho nze gahunda dupange nyine. Ngambwira tushaka nkukorera iki? Abwira rero mfite indirimbo ndashaka kuyisohora kuri filime zigiye gusohoka muri iki cyumweru. Arambwira ati none ifata iyo nimero yanjye, nyohererezaho amafaranga 30,000. Ndamubwira ati 30 ntago nayabona. Ati wo yagerageza, ubwo niba atari 30 byihorere. Ndavuga ati ariko ndongera ndamuhamagara. Arambwira ati ngewe nimero urayifite, numara kubikora ati numara kubikora uhita umpereza link y'indirimbo. Bro, nabikoza ako kanya, namuhaye link zirenga 10. Ibyo bintu ntaki ikintu cyaje kunangaza. Naramuhamagara amubwira Rocky, nyimara kwivuga ngo ni runaka, agahita nkupa. Navuga se iki kiganiro nacyo ndizira neza ko bari bukibone. Niba kibona rero kuko ngiye batakimfata kuri telefone. Rocky kirabiranye. Umuntu w'umugabo ndamwubaha, grand friend akubaha, aho uri hose mwifurije amahoro n'imigisha. Na Junior ndamwubaha, nta bantu babagabo. Ariko twebwe muri aya makuru duhaye, muri ibyo twumvisha, ba Rocky na Junior batuvugishije bakavuga ko babeshyera. Wahano ahubwo keretse nk'ubu nonaha si yahanwa, keretse nk'ubu nonaha wowe umpaye telefone nkamuhamagara. Usibye ko ubundi erega maze no gukora interview ahantu henshi, ashobora no kubyihakana. Yabyihakana pe, ariko kubyihakana yarandiriye ibyanjye bro. Ubu ni iki ngewe nka seti cyanyemeza ko Junior bamuhaye amafaranga? Hari umupromota, niwe nshobora umupromota akorera inangaha, bamwita G-Pack. Uriya waguje na J Paul mu gihe gukora indirimbo. Ni nawe wamaga nimero z'abantu batipe. Ni nawe uwo G-Pack. Noneho njya kureba Junior, twarajyanye mu mujyi. Uwo niwe mugabo njya kuza no G-Pack se nta cyaba cyihishe inyuma
y'ibyo byakubayeho kuba wenda Junior yamubwira ati cyangwa roke ati mwana ujye utuzanira abapampe tuzatuguha nawe agafanta. Mbo reka nkubwire simpamya ko wenda ari nge muri comment ntago hazabura abakubwira ko nabo bariwe nkanjye gutyo brother. Ntago ntago ari nge bashobora kuba barabyigiyeho. Kandi nge ntago ndi kuza kubagerekaho ngo barabizi man bro, barabizi. Ari Junior GITI ubu kakanya gutya nakwereka ibyo twaganiriye kuri WhatsApp, nkakwereka none se ubu uracyabifite ahubwo wowe uzabanza message urazifite. Noneho wowe uzababaze wabaza uti uyu muntu uramuzi, noneho nakubwira ko atanzi sibyo. Hari ikibazo se none se Keni Marayika. Yego, ikibazo nawe wakoze ikosa, wambwiye ati telefone inshiranyemo umuriro. Wari uzi neza ko uyu munsi turakorana wari kuzana telefone izo chat zanyu tukabanza tukazirebera hano, ariko ubwo numva bitari burangirire hano uko biri kose. Abasaza ndabizi hari igihe bari buduhamagare bakavuga ati bapura mupeti wapati binibi, ariko nanone kuri ayo makuru duhaye turamutse dusanze urimo kubeshyera Junior cyangwa se Roki, hari itegeko rihana umuntu wo kuba yaharabitse undi wahano. Ndagira ngo ubisubiremo neza n'amaguru ya kuri bro, nakubwiye kibyo uri kumbwira ari ukuri. Yamani nakubwiye wowe ubu tuvugana sibyo. Junior GITI ugenda umubaza uti ese Keni Marayika cyangwa muhamagara ubu none akwanza niba ufite nimero ye mubwira utariko umutepe witwa Keni Marayika waguhaye indirimbo ya corona byagenze bite umubwire ko ushaka ko ikiganiro n'umubwire ko turi live aka kanya sibyo bitwaye iki ndamuharabika se nge ubu naza guhara man byihorere brother. Abantu bariwe hano hanze ni benshi sibyo, nago nje wambwira ngo uri icyamamare ngo uri gutwika kamwereka ukuntu tugiye kubigenza Keni. Yeyise ngo ni kimomo kabisa, rirazina riramubereye. Tubanza turebe nanjye bankoreye ibumomo mani ba. Tubanza tubaze Roki. Itonde bantu mudukurikiye ubu hari ibintu byinshi dusigaye tubagezaho mukavuga ngo bateguye. Ndimo kugerageza nimero ya Junior GITI. Ewana kabisa sibyo. Noneho ugengeye kuyigerageza kambanze ngure paki ihagije kuko muhamagare kabisa ushobora kuza kutatubera byiza. Keni, hari abantu kuri iki gihe basigaye bakora ama interview bashaka kubakira izina kuba star. Hari inyungu zabo babigamijemo. Icyo rero nifuza kumenya nk'umunyamakuru w'Umutako TV, ibi bintu tubwiye nibyo ko ubu tuvugana Junior ngiye kumuhamagara live hano mu kiganiro? Muhamagare kabisa, muhamagara ahubwo umubwire iti rwose unamubwire ko rega ngiye kumurega mwana ampe byanjye kabisa. Kuko hari ibintu dusigaye dukora abantu bakavuga ngo ni content. Muhamagare bantu mudukurikiye nashyize loud speaker ubu nahamagaye. Nanjye muhamagaje nimero ze ariko ndabona bitari kwemera. Ubu tuvugara njya murayibona ko turi guhamagara. Allo? 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 Ndakumva kandi cyane. Komera muntu w'Imana. Urinde. Banyita Seti. Nagufasha mbe. Ndi umunyamakuru ku Mutako. Yego. Ngiye ubwo nashaka kubanza kukuvugisha bitewe n'inkuru bari bamaye, nago nashaka kuyikora nabanje kukubaza. Kuko umuntu wari wamaye iyo nkuru kuri telefone twari dufitanye gahunda. Ndi umunyamakuru ku Mutako TV. Hari umuntu wamaye inkuru twari kubonana mu kanya.
no kuvugaho ubundi nashaka kubanza kuvugira ni umwana ngo w'umuhanzi yego bita Keni Marayika yego ngo hari ibyo mwapanze kumufasha no kumushyigikira ngo bitagenze neza. Arankubye. Ukivuga iryo zina mani bro, ukivuga iryo zina bwo reka twongere rimwe. Arabizi. Ukivuga Keni Marayika ahita gukupa nakundi. Mw'abantu mudukurikiye. Ntago yagusubiza. Hari ikintu niharaje ndi kubabwira ati aka kazi bisaba gufatiraho ubu nta mikino. Ukivuga Keni Marayika kabisa urumva brother, nta kintu rwose yagusubiza. Wapi ntago ashobora kugufata, ari kumboroka hari. ntago yabikora. John yaramborotse. Ntago yabikora. Wapi iri gusa ni gataruka. Ubwo byarangiye yashyize blacklist man, none se ubwo uri kwiriga ubaza. Ayaya na sha bro ngo ndi kurya ubu arankubye. Twikomereze. Nta kintu yakumarira buriya ukimara kuvuga izina ryanjye wabyishe, kuko aranzi neza. Namuhamagaye inshuro nyinshi zishoboka. Junior ndamuhamagara noneho navuga ati ni Marayika, Keni Marayika, ngo Marayika ngo bite nawe ati se bro byagenze gute. Ako se hari ikintu nibaza, namuhaye link bigeraho ndabaza. Aba bagabo ngenda hamya neza ko akazi kabo bagakora neza. Yego. Ushobora wenda nawe kuvuga ati yanze kumfasha cyangwa iki ari byo wenda gihugiyemo. Umva tandukanya gufasha. Ikiganiro ndaza kongera ngerageze uvugishe no kuri WhatsApp turebe. Hanyuma nuza Roki we byagenze bite? Roki we rwose singiye kukubeshya, nta nubwo twigeze tunahura pe. Ni kuri telefone. Ni kuri telefone. Junior niwe mwahuye. Junior we mani noneho Junior twarahuye twaragiye nkimara kugera aho ngaho. Hari imodoka yari iparitse aho imbere niyo twinjiyemo, ahamagara umwagenti. Umva ukuntu bari abagabo ari abahanga. Mani yahamagaye umwagenti araza arambwira ngo muhereze uwo mwagenti ninjye wamwiherereje amafaranga. Wayahaye nde? Nayahereje umwagenti ayabikira Junior. Ahubwo aho hantu niho nshobora kuba ntaratekereje cyane. Okay, ibyo tube tubiretse natwe ubwo turaza kureba uburyo icyo kibazo tuzakigaruka ariko kiragenda neza. Ndabizi inkuru bari buyirebe, ndabizi bari bubibone. Reka rero ngushimire we twatangiranye iki kiganiro, ndi hafi no kugera ku musozo. Ndi kumwe na Keni Marayika. Keni Marayika ni umusore rwose utarazamuka nk'uko abyifuza cyangwa uko twifuza nawe kumushyigikira nk'uko dushyigikira abandi bose bagiye batandukanye. Keni Marayika ni umusore yakoranye indirimbo na Jay Polly, tuza kugira ibyago umuvandimwe yitaba Imana, ariko afitanye n'indi ndirimbo na Bulldog hanze muze kuyitega. Uramutse rero ukeneye kubona ibikorwa bya Keni Marayika uranyura kuri YouTube wandikemo Keni ni kana na ebyiri na ya, usiga kanya wandikemo Marayika ariko mu Kinyarwanda. Nubifatanye Keni Marayika bifatanye usigemo kanya. Ndakwibutsa kandi kuza kumuha subscribe kugira tumushyigikire. Naho ibyo byose nizo mbogamizi zagiye zimubaho, dizera neza ko biraza kugenda neza cyane kandi ibintu byose birashoboka. Uyu ni Umutako TV, nge mukiri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe. Aka kazi birasaba gufatiraho, ubu nta mikino dufite, gahunda no gufatiraho kandi tugashukumbura tukabasha kumenya ngo ibi bintu byifashe bite, kuko abantu benshi barimo kuvuga hari ibintu hanze bigenda bisakara ugasanga abantu bavati sha turamutipe nagategura ari gutwikira ku muntu. Gusa nyine nanjye Junior
aramutse avuze ati waramubeshye ubwo icyo gihe nawe twakurikiranwa sibyo ushobora kwibaza ngo ni hehe twicaye turi kuganira na Kenny Malayika ndahantu heza cyane ndahantu hari ubustani ndahantu kamerama waberetse n'ukuntu bari kuhadekora ndahantu heza cyane ndi ku Kinamba ukigera ku Kinamba ufashe agahanda kajya ku Rwibutso ni muri metero 200 gusa ni kuri Green Square Garden Park ahantu heza bakirira amakwe ibirori byinshi bitandukanye kandi ku giciro cyiza uramutse rero wifuza kubagana nyarukira ku Kinamba ukimara kugera ku Kinamba ni muri metero 200 mu kuboko kw'iburyo usa nkwerekeza ku Rwibutso ubundi bagukoreye service yawe neza reka twibutse Abanyarwanda gutegura ibitaramo ndetse n'ibirori kandi bakurikiza amabwiriza tuhabwa na Minisiteri y'Ubuzima turwanya COVID twambara agapfukamunwa dukaraba kenshi mu ntoki n'amazi n'isabune dusigama intera hagati na bagenzi bacu bityo twese rero dufatikanyiriza hamwe tuzabasha gutsinda iki cyorezo tugihashye burundu dusubire mu buzima bwacu. Uyu ni Umutako TV. Aha Kenny wakoze kwitabira ubutumire. Thank you papa namwe thank you kabisa asante sana. So ndagira ngo rero nicyo urimo gutegura ubu niziye vibe nshyashya ufite muri iyi minsi ubu ngubu muri iyi minsi bitega ikintu gikaze cyane gikaze ariko gikaze ewana noneho abo bahetazi n'ubundi batifuza ko natera imbere ndaje mbababarize ariko impamvu narayimenye impamvu nge narayimenye bro bari abatipe hari uwansobanuriye ambwira ko batakira abasobanuzi ahubwo babaye ubu ngubu basige bafite za label za musique ntabwo bo bagisobanura buriya ubutaha ntabwo nabacaho ngiye kwamamarizayo ko nta muhanzi wamamariza undi nese niba afite concurayi mu gikari ubundi ni gute ayange ikintu kimbabaza nuko ayange ari yahereza izo concurayi zabo nyine kugira ngo muri make ahubwo twe batwamamariraho man bari abatipe nagaruka ngo umuntu ngari kubandikaho izina umuntu yiyise Kimomo iryo zina byonyine ese uri kurikiranye ni Kimomo nyine ese ukuba yarabye man naranabahariye kabisa bazarye bagende banazamure nawe basani babo ahubwo ikibazo nimura numwe muri abo basani babo azambwira ibyaririmba ariko baririmbi abo basani babo uwo tuzahura wese azansobanurira ugiye kubafata mbashyire mu igunira rimwe mbashyire mu nguni hahandi bicara badahaguruka. Reka dusozanye vibes rero ariko cyane cyane mu ndirimbo zawe nkunda corona ongera uduhema akapera ubundi duhita tuzinga tuzasubira ubutambura izo kese. Umusaza kibyumva abaguye mu kantu adupangira kantu eburidi iratangwa umuceri ubwo uratangwa ibishyimbo biraza isi yose iratigita amahanga aratinya abaganga baraza abahanga baraza ibateza ku kaga mbega ubwoba weje sandaboya arataha jugujugu yo mu cyaro n'amaguru mu muhanda abafana bati byapa mbega corona we corona sha genda urambabaje oya komeza corona we corona ni virus yaduteye hano ku isi mbega umukaritasi waduteye virusi corona sha corona sha corona mu bamotari corona muri sireyi corona mu bucuruzi corona muri polisi corona yigize danje ifata ubukungu ibukira hasi corona mu baririmbyi ifata abasazi bashyira down corona muri sireyi ifata abahungu babika mu nzu nsengero zirafungwa amashuri arakinga corona we corona sha genda urancavuje corona arya ngo ni umuginga ngo ni iki ni umukaritasi corona ni umukaritasi Shimire nizeye ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira. Shimire timu twabanye ku buhanga bw'ibyuma. Uyu ni Umutako TV. Wibuke gukora subscribe, like, comment and share. Twe turi kumwe na Kenny Malayika. Wibuke kugera kuri YouTube channel ni Kenny Malayika n'ubundi mwe subscribe, like, comment and share. Kenny reka tugushimire kuba witabiriye ubutumire bwacu. Thank you papa kandi asante sana Umutako TV kabisa ewan. N'ikindi gihe mwanyenera ewan ndahabaye papa wanjye hejuru cyane imbere cyane. Yes nge mwe muri kumwe ni MC Seti mwabanye muri iki kiganiro.
aka kazi birasaba gufatiraho nizeye ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira aya basi